dufite iminota 15 mu kadomo yuzuye tuganira Murera. Ni iminota myinshi cyane. Muri Murera ko mwankanze mukavanga ibintu bimeze neza. Shamba seryero mugaca imigani ibitari ryero. Nyana banza mabwira udukuru twiza. Ahari wareka duhere n'imbi muri niyo nziza gatanga updating vuba ukoreshe umwanya uhagije. Ukoresha umunota umwe manze mvuga ibintu byiza ko uburyo mwanzitse uburyo mwintroduce ibintu. Ndumva rwose sometimes nta byiza biri buvugwemo. Nge ndumva ahubwo mushaka kubivuga nambutse. Tugende Reyo hari amakuru nkesha umuhungu wacu Mickey Junior yaratangaje kuri ekipe ya Rayon Sports. Yego. Mbere yuko mujya wenda mu miripuko y'Ikigali muri za Sambaratika. Yavuze ko Rayon Sports hari abakinnyi bashya bandi bakomeye igiye kwerekana muri iminsi komera z'icyumweru. Yego icyo nicyo cyane nejo twabigarutseho baravuga ko umwataka wabo ukora like. Baravuga ko umwataka wa Rayon nibitinda ku cyumweru ubu ari gukina mu gihugu cya Libya nibitinda zabageze hano ku cyumweru. Ngo akiyongeraho mediateur gomba kuva mu gihugu cya Tunisia. Begomba kwerekana witwa Sheri niba ari Sheri. Oya ntabwo hayivuze. Bose bagaragaje mu myitozo bakanamufotora urumva yabari. Nuriya witwa Sheri niba ari Sheri. Umuzamu ugomba guturuka muri Togo cyangwa Mali. Nuriya uhari. Nogera ngo haraba. None subwo nibiki kandi izo revelation nibiki ko babana amafoto. Akaza kashobora ko yarabuze internet. Mikarasanzwe cyane. Mikaya ugashobora kuba yaravuze zanda nashaka gucokoza bareyo. Ariko arakomeza. Ati mu cyumweru gitani bwo Reyo izatangaza mu buryo budasubirwaho opponent wa Rayon Day ko tumuzi ko ari yanga ko duhita tuninjira mu miriro. Reka tubijyemo ibintu bya Mickey nago akandi ariko ari tukabivuga. Vipers aravuga ko inategura umukino mbere ya Rayon Day na Vipers yo mu gihugu cya Uganda. Ubone kuri Rayon Day ahubwo kuri Rayon Day yanga se ko umuyobozi wayo yabyemeje meze tugende. Yanga yipanze narashaka bicere byo ku muryango byihorera. Iminota iryoshye 10 ya Rayon Sport. Bayobozi ba Rayon Sport rwose muze Rugaju aradusiribanze. Tumaze igihe kinini cyane izi nkuru mubizi ko tuzibona, ariko nka radio y'igihugu ntitwagombaga guca igikuba. Twagize igihe gihagije cyo gushyashyariza, tugire icyo gusiga ahari turwana no kugira ngo mufate igihe muguri igihe namwe mukemura ibibazo, ariko ibitari mu buryo bijye mu buryo irimo iragenda nta kintu kiri kujya ku murongo. Rayon Sport ikintu kidashimishije kitari cyiza umuntu atakwishimira kumva ni ibintu biri kugaragara muri Rayon Sport kuri iki. Abakinnyi b'abarundi n'abakinnyi b'abanyasenegal banze kuza mu myitozo kuko Rayon Sport sezishize ibarimo imishahara ibirara n'ibyamezi 2. Abasore bitwa ba Sudian, abasore bitwa bo Marinying, abasore bitwa ba Paplay bararahiye baravuze ngo ntituzagaruka batazaye amafaranga yacu. Niyo mushaka ko tugaruka mu myitozo ni mutwishyura amafaranga y'imishahara y'amezi 2 mwadusubira. N'abafite recruitment ariko yego bitararangira. Ibi bintu rero Rayon Sport ayisibwira Scorete ikibazo cyadukomeranye ntitwatangira imyitozo dufite match ebyiri na APR ya Super Coupe. APR yaducumutse yadukuramo umwuka kuko APR yatangiye imyitozo iruzuye na Sekiganda agomba kugera mu Rwanda. Nshuti yanjye Skol babwiye ngo abayobozi bacu bereye muri konje za leta yashyizeho mwiza ni ibintu byo guha ngo tuba amafaranga mwitonde cyane manze mutegereze ubwo naho kuwa mbere bizafata byiburi cyumweru kuko amafaranga Skol iri buhereyo naga ari ukubyuka ngo turasinyishije ngo ni muduhe. It will take just like a week kugira ngo birangire. Abakinnyi ba Rayon b'abarundi nibo president ngo yatangiye guhamagara binyenga ati mumbabarire ndabinginze ndabasabye mwokagira Imana mumbabarire ndabasabye basi nimuze mu myitozo ibibazo tuzabikemure basi mwagize mu Rwanda. Icyo ni ikibazo cya mbere. Rayon mushaka amafaranga mwishyure hano by'abakinnyi baze batangira imyitozo mufite match na APR ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 iminsi yagiye twatangiye kwa 7 azaga kwezi kumwe. Ikibazo cya kabiri kiri muri Rayon Sport ukutumvikana ko abayobozi ba Rayon Sport nta kintu kiri buze kubafasha habe namba ikipe yanyiraza kugira ibibazo bikomeye cyane. Umutoza wungirije murabizi ko adafite ibyangombwa. Niba afahami ya Rotfier abasabye ko umutoza wungirije mumuzana adafite ibyangombwa byuzuye mubizi ko kafi byexija ni mu mwandikisha yego mukavuga wenda ngo yaje mu kwa 2 ibyo birashoboka kuko harimo amatsinda harawo Prosper Sunika harawo president icyoje president wa Rayon ngo bazanye umutoza wungirije niyo mpamvu ukoresha imyitozo ariko bakaba bataramutangaza yibereye muri Tanzania yagiye kunegosia ibintu bya Yanga. Imagine
ko yari azi ko bazafata umwe mu banyarwanda barimo ba Rwaka, barimo n'aba ba Sositena, bati tuzarebamo umwe wakorana na Afahamiya. urimo urabyumva? Afahamiya avugana na Prosperi, aramubwira ngo wowe urashaka nde? ngo njye mfite umutoza wanjye nshaka. aramubwira ngo muzane. bamuzana adafite ibyangombwa bimwemerera gutoza imikino nyafurika. perezida avuye muri Tanzania amusanga hano, umujinya uramwica, n'ubu yatangiye gukoresha imyitozo ariko ntibaramutangaza. Rayon Sports nta kintu kibura kiyoborwa. nongera kubigarura kuri Muvunyi nk'umusaza mukuru. Muvunyi nk'umuntu ukuriye bode, Muvunyi nk'umuntu utinyitse mu bantu bose. Muvunyi niba bavuga ngo zitukwamo nkuru, Muvunyi niwe bireba. niba Tadeyo ubona abandi ba visi perezida bari kumuganza, Tantongo Patrick Rukundo yazanye umuzamu uyu w'umunyamara urimo, Tantongo Gacinya arashaka uyu, Tantongo Prosper arashaka uyu, Tantongo Kanyabuga Tantongo Bubuni arashaka uyu. umukobwa yitwa Dejonde yaravuze ati Bubuni wavuye muri iri. barabisesengo yararakara ati Bubuni wavuye muri iri. none bizagenda gute kugira ngo aba bantu bashyire hamwe ko mwaje muvuga yuko mushaka gukemura ikibazo? murumva mwese mwagira ijambo ringana, nimukemura ikibazo cy'imiyoborere. icyo nkivuye yose nshaka kubyinjiramo mu mizi, nzabyinjiramo nimbona bikomeje gufata indi ntera. ibyo byari icyo bita just kubabwira ko ibyo bintu bizwi, ubwo detail tuzabijyamo. abantu bajya dushinja ngo mukora ibiganiro by'amatiku. ubu ngiye mu matiku nyuze hejuru, sinkubisamo cya gitorosho bita ngo ni murekure. ni murekure. sindashamo murekure, ninyujemo akabuji nihitira. ariko izo details zirahari, twikomereze. Rayon Sports igomba gusinyisha umuzamu w'umunyamari uyu munsi, ashobora gutangazwa cyangwa ejo. urebye n'uyu munsi ashobora gutangazwa. urebye uyu munsi Kuyate na Mohamed Sheri n'uyu munsi barerekana cyane. hanyuma Rayon Sports buriya turimo turavuga ngo irazana ngo rutahizamu, ariko Rayon Sports hari ikibazo ifite gikomeye muri recruitment iri gukora. ikintu ari nacyo navuze ko uyu munsi nashaka ko tuganiraho iminota mike isigaye, kutagira icyo bita proper plan, planning. ikintu mu gitekerezo Lorenzo cyane yagahinda kenshi, ndavuga nti Rayon Sports mufite desordre. ibintu mwavuze ngo muzagabanya payroll, ibintu mwavuze ngo muzakemura ibibazo, nta nibyo muzashobora. Rayon Sports muri mediane ku 8 n'10 umva abakinnyi afite, ifite Paplay, ifite Fisto, ifite uyu nguyu twari tuvuze bagiye kugura niba ari Sheri, niba Sheri, ifite uwo bita iki gipeti kino kigufi cya Adama Bagayogo, ifite Richard w'umurundi ukina ku 8. uri kumva? iguze uyu murundi baguze mushya witwa Magruari. urimo urabibona? ifite undi mupeti wakina hundi ninde, imyanya 2 bamaze kuba 6, ni nka 7. ifite n'umukinnyi iri gushaka Abedi, nubwo ataraza irashaka undi mukinnyi izazana kuri uwo mwanya. nahoze mbara mu gitondo n'umuntu wo muri Rayon, twabaza abakinnyi bagera ku 8 bakina ku myanya 2 muri mediane. uzikiri guta nari nakibagiwe na Katoni Kitoga nako ngaho na Kitoga. Rayon ifite abakinnyi 7 ubu ngubu, igashaka na Abedi wa 8 ku myanya 2. 8 n'10 ku myanya 2, bivuga ngo Lorenzo buri mwanya ufiteho abantu byibura 4. niba nibongera Abedi nkibaza ikibazo kimwe, uza kukavuye kose hano kava. ni kuri umuntu agera hariya kuri tapi ngo mbonye Toni Kitoga ngo nazemo, ni kuri umuntu agenda ngo hari umukinnyi ngo narangiwe na Arno ngo y'Uburundi wa Magruari ngo wa miliyoni 10 ngo nazemo, ni kuri umuntu yicara ngo yango ntago ngo ngiye nakwemera yuko ngo uyu mwana agenda ngo ni mumugumane nawe ngo bahagumye. ikipe ya Rayon Sports ifite akavuye muri recruitment gashobora kuzatuma amafaranga ashirira mu myanya itari na ngombwa. nk'ubu barashaka Bedi bakavuga ko batamona amafaranga, nyamara uno mwana natwara miliyoni 10 Kitoga, uyu murundi Magruari agatwara 10. iyo bongera 20 zari bugura Bedi. bananiwe kugura umwe muzima, barimo bariruka ku bakinnyi batanabonye. akavuyo ko kuba buri muntu wese muri Rayon yumva ko yagura umukinnyi musigeho. ntabwo ikipe igurirwa n'abantu 100. Aperi yizi somo yaguze abakinnyi 17 b'abanyamahanga mu myaka 2 ishize, ariko kubera guspendinga nabi yabyize uyu mwaka ntiri kugura abakinnyi b'abanyamahanga itazi. Rayon mucire birarura, muri gukora amakosa, ntimuzakemura ibibazo. no kuvuga ngo hari arazana umukino, no kuvuga ngo president azana umukino, vice president azana umukino, umunyamakuru azana umukino. muri mu bikire kuki batubaha urumva komisiyo nakwitera recruitment yashyizweho kwihari
bivuze ngo n'abayishyizeho ntibubahana komisiyo ya recruitment irahari abayishyizeho ntibubahana perezida ati sinkora ikintu narakaza Prosper uwo ni Tadeyo ati uyu muntu Muvunyi gira ikintu umubwirira gusa amakuru namenye nuko Muvunyi na Prosper bunze ubumwe byibura bahuje ubundi se bapfaga iki ntacyo bapfaga nuko harimo impande Muvunyi yari afite uruhande yari ariho ariko byibura bagiye ku ruhande rwe n'abandi mwaganiye mugahuza ko mwahise gucaragagurana umuragira ngo twongere dusubire mu wundi mwaka aho batangira kwanga abantu nibegura kese za hafi ibibazo bya Rayon nk'ubu ejo bundi Siporo mogongera amasezerano urumva hari abantu bavuze bati uyu mukinnyi twebwe ntitwemera ndetse ngo na coach arimo aravuga ati muramusinyishije ariko ntitumushaka ubwo muzanamukinisha ariko ikibaza nk'ikibazo kimwe uri kumva icyo kintu none se abakapiteni banyu bose bagiye Ombolenga yagiye Aimable mufitanye ibibazo uriya wundi Keve yagiye niwe mukinnyi byibura mukuru mwari mufiteho n'abaye kapiteni wagira captaincy nase muragira ikipe itagira kiyoborwa ibyo ni ibintu by'injyaro biba biri mu banyamakuru babasunika abakinnyi babo ngende babwiye ntazina nzavuga ariko Rayon mu bantu twishe na media turimo Rayon mwayihaye amahoro kwa mugani wayida mvuge ariko intege za Rayon ntabwo ziri mu bantu bo ku ruhande bayisenya nk'abanyamakuru n'ibindi ziri mu bayobozi nibo babahurwa Rayon ikwiye kuba ifite abayobozi bari serious bunze ubumwe ku rwego rw'uko bashobora kujonjora ibyinjira muri Rayon bivuye hanze ibyiza byo kwinjiza n'ibitari byiza byo gukumira ekipe yo gufatira ibyemezo mu kabari yo gufatira ibyemezo ngaho ku icupa ngaho hehe abantu bose bazengurutse abayobozi buri wese afite ntabwo nyine ntabwo ushobora kuyobora ekipe y'umupira w'amaguru gutyo uretse na Rayon n'ikipe y'akarere wayobora gutyo cyangwa bishoboka so rero administration ibintu bitaragenda neza nese ubwo amaze kuba inama zingahe ngo za mitigation ngo zo kunga ubumwe ubu Muvunyi na Tadeyo ni abantu bo guhora ngo noneho ngo bumvikanye noneho ngo bahuje baradikanyije se bareke gutera Bareyo ibinya twadakora ibintu bimwe muri bibazo muri abantu b'abagabo ndavuga amazina 5 y'ingenzi Muvunyi abagabo bashwe kuriya ngo biyunze muri se bapfaginya Prosper ko bose bakunda Rayon biyunze bapfaginya yego mvuza amazina 5 yego ayo mazina 5 ndasubiramo Muvunyi Tadeyo Gacinya Prosper Rwagacondo muri abantu b'abagabo mu kimuri kibazo cyari tidushaka kuzaza hano tuvuga ngo ikipe yarabananiye abafana babaririmbire tumabareba bakumura Jean Fidel na Sadat uko byatangiye kwanga Bareyo batangiye gukumura Jean Fidel na Sadat dore rero ikintu gihari abareyo ni mudakemura ibyo bibazo nkuko Reagan bivuze nayo mazina garutseho mbere yo kwaperi bahonda ni mudakemura ibyo bibazo mubyikemuriye mwebwe hagati yanyu hari izindi nzego zabafasha kubikemura izindi nzego zabakemura nkuko zanabikemuye mbere ebyiri zonyine niyo mugabo Claude ikipe ya Azamu yandikiye APR iyisaba ko bayiho uwo mukinnyi ndetse banabwira Claude bati wowe uvugane na APR amafaranga twagutanga kuri sezimwe isigaye ariko ibintu bavuganye na Hashim Ibwe yambwiye ko igihe umugabo witwa Ibenge yaje yababwiye ko nta interest afite z'abakinnyi mu Rwanda afite abandi bakinnyi azazana sinzi bira probably abakinnyi ba APR bazayigumamo ariko Claude bari gusohoka ajya muri Azamu kubera ko Ibenge yaje bishobora kudakomeza umukinnyi witwa Rutonesha Hezbon ndetse na Bigirimana Bedi abo bakinnyi babiri muzi umutoza wabaye muri Rayon witwa Zerfani asigatoza muri Iraq yabarwa na Saddam Hussein uriya mugabo kabisa w'umwarabu ukomeye cyane hariya yayoboraga muri Iraq hariya uko bimeze ni ukuvuga ngo hari ikipe Zerfani atozayo iyo kipe asanze hari umu agent wabarangiye Abedi baramukunda ariko Zerfani ahita ababwira ati hari umukinnyi wo mu Rwanda ukomeye cyane witwa Rutonesha Hezbon mwamuzana ni umwana w'umuhanga Rutonesha ni ndofre yari abonye Kazakhstan atenda kubona ibyangombwa